Umupfumu witwa Salongo afite imbaraga zikomeye kuruta iz'abakozi b'Imana. Nimba Salongo avuga yuko yaguhagarika mu muhanda ugasinzira ukahahera ntuhave akajya mu mujyi akagaruka akahagusanga, si ihangana ry'abakozi b'Imana n'abapfumu ry'abarira hagati. Kabanga umupfumu afite imbaraga, niba afite imbaraga mfite imbwa mu rugo, nta nubwo yasinziriza imbwa yanjye, nta nubwo yayishika, ntabwo byakunda. Iby'iwanjye byose birashinganye, biriho imbaraga. Eliya yaravuze ngo nazamuke ku musozi Karumeli, azamukane n'abahanuzi n'abajyajya, nanjye nzamuke, hanyuma muhamagare Yawe TV, muhamagare zira mbuga nkoranyambaga zose, na televiziyo Rwanda, na TV1, na za Isibo TV, na za Flash TV, na za Teledisi, zose bazihamagare. Hanyuma tujye hehera tujye ku musozi, ahamagara iyo Mana yiwe, hanyuma yicare ku rutaro. Niruzamuka, Bibiliya yanjye ndayibangamo umupira, sinzongera kubwiriza. Nacana umuriro ukaka ku rujyo, mpari ndamenya ko afite imbaraga z'Imana. Avugisha inkoko ikavuga, mpari ntabwo nzongera kubwiriza. Gendi powerful, nduzuye imbaraga z'Imana. Imana yarampamagaye, nta murozi, nta mupfumu, nta mukonikoni. Nashaka hamagara wo muri Tanzania amuha imbaraga, nashaka hamagara wo muri Nigeria, nashaka aje muri Korea, nashaka aje mu kirere, ntibibaho. Hari igiti kiturirwa, imbaraga za Yesu ntabwo zigereranwa. Numva umuntu nkuriya, ntabwo twahangana n'abantu nk'abo. Urwo rwego twararurenze. Bariya tugeze ku rwego nakwiyambura nk'ikote ryanjye, nkarigwaho umunyamakuru nkakubwira ngo uritware neza wigengesereye, ugende urirambike ku irembo kwa Salongo, jyajya n'ibyo byose ntibizongera gukora. Reka nongere mbashimire, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Uwiteka Imana ikomeje kubarinda ubuzima bwanyu. Gahunda ni mube muretse gukorera Satani, gahunda ni mube muretse guca inyuma abagore, gahunda ni mube muretse kwiba abantu ndetse no kujagaraza abandi. Ndi kumwe na Pst Yongwe, ni umukozi w'Imana ukomeye hano mu Rwanda ndetse no ku isi. Ni umupasiteri umaze kumenyekana mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Nifuje yuko rero tuganira, ni ibintu byinshi bimaze iminsi biri kuvugwa n'abakozi b'Imana bamwe bahangana, ariko we narimo abavuga ijambo ry'ukuri. Rero nifuje kumwakira kugira ngo tuganire nawe, ayibabwire n'ikiri ku mutima. Pastor ngo haye ikaze. Murakoze kuri Yawe TV, tubaye ikaze. Ni Apostle Harerimana Joseph Yongwe. Hanyuma abakurikirana ibiganiro tuvuga, turabwira abantu ngo ayidigire imini digi. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwakira icyo wasengeye ni nonaha, no gutanga ituro ry'uko wakize ni nonaha. Ubwo mubo mbwira nawe birimo, nk'umusore ungana nkawe, no gufata icyemezo cyo gushaka umugore nawe ni nonaha, ukava mu kajagari k'abaseribateri. Yes, gukira ni nonaha, kuzuka ni nonaha, no kuva mu byaha ni nonaha. Pastor, nge icyo ngiye guhitameraho ni iki ngiki kandi wihangane nyikubaze. Pastor Claude ni umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa, avuga ko ari umukozi w'Imana watumwe n'Imana. Aravuga ati umupfumu witwa Salongo afite imbaraga zikomeye kuruta iz'abakozi b'Imana. Si igisebo? Ahubwo avuga ko ari we pasiteri, we ko pasiteri, ko Claude ari pasiteri, pasiteri wa Salongo. Claude ni pasiteri wa Salongo. Urumva rero niba umuntu Claude avuga ko Salongo ari pasiteri wa Salongo, ntabwo Claude yavuga nabo umukristo wiwe. Cyane cyane ko anamubwira ngo ajya muha icyacumi. Urumva rero umuntu uguha icyacumi ukaba uri na pasiteri wiwe, ntabwo wamuvuga nabi, wamushyigikira mu byo ari gukora kugira ngo atere imbere, aze kumuha n'icyacumi nk'uko abyivugira, nk'uko amusaba icyacumi. Ariko warumbajije ngo Claude go Salongo, wansubiriramo gatoya. Numubaje Claude aravuze ngo Salongo afite imbaraga zikomeye. Ese kuko nkayo nk'umukozi w'Imana, yumva umukozi w'Imana yita umupfumu ngo afite imbaraga zikomeye,
izo mbaraga zikomeye kuri Salongo zigakomera no kuri Korode, ntabwo zikomeye ku itorero ry'Imana, nta nubwo zikomeye kuri Apostle Joseph, nta nubwo zikomeye ku wundi. Zikomeye kuri Salongo, ntabwo zikomeye kuri. Gukomera kwazo ni izihe se? Jewe uvuga ko Salongo afite imbaraga zikomeye cyane yaba ari Korode, ntabwo yaba ari jewe, cyangwa se n'abandi bizera nka Korode, cyangwa se n'abandi bizera Salongo. Ariko izo mbaraga zikomeye za Salongo afite, imbaraga zikomeye, umupfumu ufite imbaraga zikomeye ntabwo agira tekinike yo kujya kuroba amafi apfuye ngo agenda apange n'abantu ku nyanja bishyure 5 ubuhamya. Iby'Imana yarabimbwiye, mbifitiye ibimenyetso. Hanyuma namara kubishyura 5 apange n'abakameramana, apange n'abarobyi ngo yishushanye nka Yesu. Yesu ntabwo yigeze apanga abantu ngo muze kuvuga ko nazuye Lazaro. Yesu ntabwo yigeze apanga abantu ngo baze kumuhamya. Imbaraga zirihamya, ntabwo imbaraga bazihongerera abantu. Jewe imbaraga mvuga za Yesu ntabwo nzihongerera ibyatsi, sinzihongerera ifu, sinzihongerera imizi y'ibiti, sinzivangiramwe ibintu. Ni imbaraga zifite ububasha bwo gukiza no kubohora, zizura zigakiza indwara, zigakiza abasazi, zigasenyera abasatanike, zigasenya imbaraga zose z'umwijima, zigasenya ibitega, zigasenya amahembe. Ni imbaraga ziri hejuru ya jyajya, kuko iyo aragura aravuga ngo jyajya bakize. Jewe ndategeka mu izina rya Yesu. Ni imbaraga zaremye Salongo, nubwo yagandiye Imana ari kwishushanya yo by'abantu. Ni imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga. Umupastori ushobora kuvuga ngo umupfumu ngo afite imbaraga, hari aho atanga ibimenyetso ngo umuntu bashitse wo muri Bibiliya, ngo umugore washitse umuntu, ariko yashitse uwapfuye, ntabwo yashitse umuzima. Jewe ntabwo rero bangereranya n'uwapfuye ngo banshika. Ukeretse no kunshika, je nabwiye abantu ko n'imbwa yanjye, mfite imbwa mu rugo, umuhungu wanjye akunda imbwa, nanjye ndayikunda, mfite imbwa mu rugo. Nta nubwo yasinziriza imbwa yanjye, nta nubwo yayishika, ntabwo byakunda. Iby'iwanjye byose birashinganye, biriho imbaraga. Ntabwo rero ibyo twavanga umupfumu afite imbaraga. Niba afite imbaraga, Eliya yaravuze ngo nazamuke ku musozi Karumeli, azamukane n'abahanuzi n'abajyajya, nanjye nzamuke. Hanyuma muhamagare Yawe TV, muhamagare zira mbuga nkoranyambaga zose, na televiziyo Rwanda, na TV1, na za Isibo TV, na za Flash TV, na za Teledisi, zose bazihamagare. Hanyuma tujye ku musozi, twajya kuri Rebero hejuru, twajya Nyabugogo aho abantu batwitegeye, ahamagara iyo Mana yiwe, hanyuma yicare ku rutaro. Niruzamuka, Bibiliya yanjye ndayibangamo umupira, sinzongera kubwiriza. Nacana umuriro ukaka ku rujyo, umhari ndamenya ko afite imbaraga z'Imana. Navugisha inkoko ikavuga, mpari ntabwo nzongera kubwiriza. Ibyo bintu ni hari abapasitoro bazi imbaraga z'Imana, hari n'abandi bafite ubutumwa ariko batazi imbaraga z'Imana. Genda powerful, nduzuye imbaraga z'Imana. Imana yarampamagaye, nta murozi, nta mupfumu, nta mukonikoni. Nashaka hamagara wo muri Tanzania, amuha imbaraga. Nashaka hamagara wo muri Nigeria, nashaka ajye muri Korea, nashaka ajye mu kirere. Ntibibaho. Hari igiti kiturirwa. Imbaraga za Yesu ntabwo zigereranwa, ntabwo zipimwa, ntizigereranya. Izo nizo mbaraga nishingikirizaho ngakomera. Iyo ndi kuvuga iryo zina rero numva ndi mu zindi mbaraga zikubita hasi ibyago, zikubita hasi amakuba. Numva umuntu nkuriya. Ntabwo twahangana n'abantu nk'abo. Urwo rwego twararurenze. Bariya tugeze ku rwego nakwiyambura n'ikote ryanjye nkarigwaho umunyamakuru nkakubwira ngo uritware neza wigengesereye, ugende urirambike ku irembo kwa Salongo, jyajya n'ibyo byose ntibizongera gukora. None wowe urumva ejo hari uwambwiye ngo bafate Salomo ngo bamushyire mu modoka ngo niturangiza tujye Gisenyi. Ntabwo imodoka zanjye zicaramo za jyajya n'ibindi, kuko jyajya yabwejagura ugasanga avutse ibibazo, ibirahure by'imodoka biramenetse.
igihe ahubwo icyo twabwira abantu, iyo abapfumu batangiye kwigaragaza cyane Imana ikora cyane. Iyo abapfumu batangiye kwiyitirira Imana, abakozi b'Imana turahaguruka tukabwiriza abantu bakabona Imana. Nihagira abantu bampamagara bambwiye ati Salongo yaransengeye narabuze umwana ndabyara. Nihagira abantu bampamagara bavuga ati Salongo yaransengeye urugo rwanjye rwarasenyutse. Ariko haraza kuboneka abantu batandukanye Yesu yakijijwe. Nanjye ndimo n'abandi barimo ku isi mu bihugu bitandukanye Yesu yakijije abantu. Ni umwami rero ufite imbaraga, agendera hejuru y'inyanza adakoze tekinike. Numva rero ibyo twavuga ibyo ntabwo kereka waba ufite ikindi umbaza, ibyo mvuze ndumva nuko kereka niba hari ibyo tumvise twabwira abantu. Abantu bakurikiranye Yawe TV abenshi baribaza ati nimba Salongo avuga yuko yaguhagarika mu muhanda ugasinzira ukahahera ntuhave akajya mu mujyi akagaruka akahagusanga, si ihangana ry'abakozi b'Imana n'abapfumu ry'abarira hagati? Ariko iryo hangana ry'abakozi b'Imana n'abapfumu ntabwo ari jye na Salongo tubitangije, ryatangije Mose kwa Farawo. Ubwo Imana imutumye kuhangana na Farawo. Mose aravuga ati Farawo ko ari umuntu ukomeye biraza kugenda gute? Imana imuha agakoni. Ariko abanza arayibaza ati nyereka ikimenyetso cy'uko koko Farawo nzamushobora. Imana ibwira Mose ngo urambura ikiganza cyawe. Akirambuye agishyira mu gituza, gisesa ibembe, agikuyemo gihinduka kizima, amuha inkoni. Ageze kwa Farawo amubwira ngo Imana irambwiye ngo rekura Abisirayeli batahe mu gihugu cy'amasezerano. Farawo aramubwira ati iyo Mana ni iyihe? Nanjye mfite Imana zikora ibitangaza. Biba ngombwa ko Farawo amubwira ngo kora igitangaza ndebe. Afata inkoni ayijugunya hasi, ayijugunye hasi ihinduka iki? Inzoka. Farawo yumva ko amwemeje, amaze kumva ko amwemeza Mose ajugunya ya nkoni hasi nayo ihinduka inzoka nini, imira za nkoni. Izimi zirahagarara, Farawo arumirwa. Ntabwo rero twebwe turi kubwira abantu. Hari n'abashaka kwibaza ngo ibyo Joseph arimo ni ibiki? Genda kubuza abantu kujya kurindagira kwa Salongo. Nta nubwo nziyunga na Salongo. Ntabwo je niyunga n'abapfumu, ntabwo niyunga n'abasatanike, ntabwo niyunga na jyajya, ntabwo niyunga na jyajya, ntabwo niyunga na sagifaru, ntabwo niyunga n'imbaraga zikoresha abarungi n'abapfumu n'abakonikoni. Je ndi umukozi w'Imana. Nubwo baterana bose ndabakubita mu izina rya Yesu, nkabotsa ngabatwika bakabwejagura bakirukanka bagasubiraho bavuye. Ndi umuriro ubyara umuriro, intare ibyara intare, imbogo ibyara imbogo, umwami abyara umwami. Mu bwami bw'Imana nariyubatse. Ntabwo bandogwa, sindogwa, ntabwo mpambirwa, ntabwo nsinzirizwa. Reka ntume Yawe TV genda umbwirire uwo uvuga ngo yansinziriza yabivugiye iwe mu rugo, abivugira kuri cano abeshya abantu. Naze duhure, cyangwa nampe karibiwe mu rugo, tumanuke tugiwe mu rugo. Byasa muvuga nibi je baransinziriza. Umva uriya ntabwo aruta inkuba, ntabwo aruta umurozi wo ku kibuye wagushije imvura mu giterane ndi kubwiriza. Sinzi ko yashobora kugusha imvura. Salongo ntabwo yagusha imvura. Uwo murozi, uwo mupfumu yagushije imvura mu giterane. Ubaze pasiteri wo muri ADP, iragwa inkuba iramanuka ikubita ibyuma, abantu bose bariruka nka 3,000. Nsigara mu giterane n'uwo mupastori, inkuba turayirukankana tuyisubizayo. Umugabo ndamuhamagara za yambaye ikabutura yonyine, arapfukama arihana. Uwo ntabwo yaruta abarozi we mu Kirundo banteraniyeho umuyaga winjira muri stade. Uwo ntaruta umurozi nameneye igikono cy'iminwe 9. Ahubwo mva yitegura umubatizo, nzamubatiza umunsi azamikaza. Jyajya nkayikubita nkayisenyagura, mva izo mbaraga nkazishwanyaguza, ntabwo azongera gukina. Yakanga abandi ba pastor, ntabwo yakanga Joseph. Umuhamagaro wanjye ubundi nuwo
nuwo gusenyera abapfumu, nuwo gusenyera abakonikoni, nuwo gusengera abantu bazinzwe, nuwo kwirukana abadayimoni, nuwo kwirukana za nyabingi, nuwo kwirukana karande n'inyatsi n'imivumo, nuwo kwirukana bimwe bivugira mu bantu, bimwe bigufata mu bitugu bibatwika amaguru n'imigongo, bimwe bibabuza amahirwe, bibabuza promosiyo. Imana yamamagariye kubikubita mu izina rya Yesu. Ayidigiri mini digi mu izina rya Yesu. Ayidigiri mini digi mu izina rya Yesu. Para gidi ni foden hall powerful. Yesu Kristo afite imbaraga zihagamagara umwana mu mudugudu wa Nayini w'agahungu ati haguruka, bamugiye kumushingura akagahereza nyina. Yesu Kristo afite imbaraga zizura Lazaro. Yesu Kristo afite imbaraga zinesha abafarisayo n'abasadukayo. Izo mbaraga iyo tuzirimo ntabwo twicarana n'amagini. Zobede gida ya sanko, ntabwo twicarana n'abapfumu n'abakonikoni, ntabwo tuvugana nabo. Tuba turi umuriro uca ahantu bati turapfuye. Joseph aratwishe kubera izo mbaraga. Zobe eneho nuko Imana yahamagaye abakozi b'Imana bayamenye. Ibi mvuga biherekezwa n'amasengesho yo kwiriza ubusa. Ibi mvuga biherekezwa n'ubutayu njyamo. Ibi mvuga biherekezwa n'ubuvumo njyamo. Haranavangwa buri aracyasenga ngo buri aracyasenga. Iririre niyo ndi kubwiriza mba ndi gusenga, niyo ndi guhamya Imana mba ndi gusenga. Izo mbaraga bazigereranya gute? Ntabwo ari igihe cyo kubeshya abantu ngo ndi Yesu ndakora ibitangaza nk'ibya Yesu. Kiriya cyarambabaje. Ndakora ibitangaza nk'ibya Yesu, cyo ntabwo bikunda. Yesu ari hejuru y'utwo tw'udutaro. Imbaraga zikiza abantu ntabwo zikorera mu nkoko ngo babanze gukoresha inkoko ibike. Imbaraga zikiza abantu ntabwo zikorera mu byatsi bashinze, ntabwo zikorera mu nkuba bagiye bamanika kungo. Ziriya mu nizo gukanga. Ngiye kwa Salongo za mpu nabonye zimanitse ku bipangu nahita nzimanura. Nazimanura ngacana umuriro nkazitwika. Ntacyo naba. N'ubwa mbere se ntwikira abaruzi, n'ubwa mbere ntwikira abapfumu, n'ubwa mbere ntwikira za jyajya na za nyabingi. Nahamagara umudamu wa hano mu Biryogo hano hafi amubaza uburyo namenye akabati. Hari akabati kuva uwo mugore yakwinjira muri urwo rugo nyuma y'imyaka 30. Hari akabati kari muri shamburi. Umugabo yamubwiye ati numena aka kabati uzapfa. Urumva akabati gateretse muri shamburi gafunze. Umugabo yaramubwiye ati we numena aka kabati uzahita upfa ku kanyu kikamena. Umugore ntiyamamagaye. Ibaze kuba akabati kamaze imyaka 30 kari muri shamburi. Umugore aba mu nzu. Umugabo yaramubwiye ngo umunsi wagakojeje intoki cyangwa ugafungura ukareba ibintu birimo uzahita upfa. Umugore agatinya, abana bagatinya. Umugore arabimbwira ndabana reka nje kukakumenera. Nagakubisa umugeri kanga kumeneka. Nzana umuhoro ndagatema ndagashwanyuza. Nsangamwe ibiceri by'ubwoko bwose. Nsangamwe inzara z'ibisimba. Nsangamwe impu zumye. Nsangamwe imyenda y'amakariso n'amasurujipe. Nsangamwe ibintu birimo. Nsangamwe uduhanga twumye niba ari utw'abantu n'utwari iki simbizi. Ndangije ndakamena. Mpavuye wa mugore n'abana barasara. Byabaye ngombwa ko umugabo sinzi aho yari yaragiye. Nahamagaye umunyamasengesho wanjye turara y'iminsi 2. Dayimoni zikaza turazikubita zirabwejagura ubu se ntiyabaye muzima ntibyarangiye. Katika jina la Yesu Kristo babeshe utabeshe. Hari ubwami butavogerwa. Uwo nsenga ntabwo ari umusenzi, ntabwo ari umusega. Nariyubatse mu Mana. Ayidigiri mini digi diba sakuta ya manda ngadi tere kita ya sakuta ya mando. Yesu Kristo umwami bamugereranya n'abapfumu. Izo mbaraga bazigereranya n'abapfumu. Hega mumenye abapasitoro bose ntabwo bahamagariwe bimwe. Hari abahamagariwe kubwiriza ijambo ry'Imana. Hari abahamagariwe gutanga umurongo mwiza. Handi bahamagariwe guhangana. Ndi Eliya muri iki gihe. Igihe cya Eliya nesa cyararangije. Amavuta yanjye nayo gusenyera abayari na Dagoni. Amavuta yanjye nayo gufata abahanuzi b'abayari n'abatagoni. Iyaba reka mvugiri. Iyaba itegeko ribyemera atajya kundega ngo naje kubahiza kwica umutekano we mu rugo. Ngo ngushire mu modoka ni televiziyo n'abari mbona bari mu biganiro ruguririye hanyuma mbajyaneyo.
Pastor Salongo agutumiye ngo umusengere wajyayo. Inde Salongo akubwira ati ndashaka. yantumiye none hasi yango ntantumire musengere nubwo naba mfite amateraniro nayahagarika nkabanza kujya gusengera we ariko musengera mbanje gukuraho ziriya tekinike z'imitwe ziriya mumaze kuzishwenya bya byende yambara maze kubitwika jyajya maze kumanura hanyuma nkamutoresha wumvise agapfukama agasubira mu idini ye y'abadive agakizwa akakira agakiza nkamubatiza akaza muri horeba agakora protokole akabanza akigira ku birenge byanjye agakora protokole akiga gukoresha impano kuko buri ishyaka afite ryo gupanga ibitangaza by'ibinyoma aramutse akijijwe akabatizwa mu mwuka we ririya myuka ikamuvamo uriya mwuka w'ubukonikoni ukamuvamo akabatizwa mu mwuka we n'impumyi yazisengera zigakira kuko Bibiliya avuga ngo uwababariwe byinshi akunda Imana cyane. Yes, uwababariwe byinshi akunda Imana cyane. Uwababariwe byinshi, uwagize amanyanga menshi, uwagize tekinike, uwagiye mu bapfumu cyane, uwasambanye cyane, uwanyweye inzoga nyinshi, uwakoze ubugome bwinshi, iyo yakiriye Yesu akunda Imana cyane. Salomo rero yakiriye umwami Yesu, nawe mubo yapfiriye Yesu arimo, ntabwo ari uwo kurimbuka n'uwo kubona ubugingo buhoraho, ntabwo ari uwo ukeretse dusenya ibyo avuga n'ibyo akora, ariko tukanamusengera kugira ngo abone agakiza abashe kumenya umwami Yesu. Yes, ubwo n'ubutumwa Pastor Yongwe Joseph ahaye Salongo ati naguha ikaze mu rugo ugenda umusengere. Icyo ni kimwe. Ikindi ikibazo cy'amatsiko wenda nari mfite Pastor, muri no minsi hari abari gutera comment ati abakozi b'Imana bari guhanganira bamwe na bamwe utarimo, bari guhanganira ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibintu binyuranye. Wabivuga iki? Abo ntabwo abakozi b'Imana bakagombye guhanganira ku mbuga. Abakozi b'Imana bose bafite Bibiliya babwiriza. Abakozi b'Imana bose umuntu yakagombye kujya ku mbuga nkoranyambaga ashaka kugaragaza imbaraga z'Imana, agaragaza ubwiza bwa Yesu, ashakisha uburyo yabwiriza ubutumwa ngo abantu bamenye Imana, bave mu kurindagira, binjire mu matorero basenge bakizwe. Ntabwo umuntu akwiriye kujya ku mbuga nkoranyambaga ari pasitoro agiye guhangana n'umupasitoro mugenzi wiwe. Ayo ni amakosa abayakora ntabwo bazi cyabajyanye ku mbuga nkoranyambaga. Ayo rero sinjya nyakurage mbwiriza ubutumwa bwiza, nkabwiriza abantu. Kandi kuba umuntu nabwo niba umuntu yakoze amakosa, hari amakosa yamubonetseho cyangwa hari inkuru ziri kumuvugaho, numuvuga butumwa kuri cyane itandukanye ahantu hatandukanye, ntabwo abantu bakwiriye kumwataka bamushinja ibyo bintu. Nabire bangu uhagaze yirinda atagwa. Abo bantu rero je nkunda kuba mu ruhande rw'abantu bafite ibibazo nk'ibyo, kubavugira, kubasengera ndetse no kubabwira ngo basonge imbere. Hagwa uwari uhagaze kandi nanone hatsindwa uwari uri ku rugamba. Yes, abantu bamwe na bamwe abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Mbabarira iki kintu nyikubaza kandi se nyikubajije nabi, ndabigusabye nk'umukozi w'Imana. Baravuga ngo Pastor Yongwe ibyo avuga byose aba yiyemera, kandi ni bagenzi bawe. Bimeze bite bo wababwira? Bakavuga ko niyemera kubijyanye. Iyo umuntu avuze ngo ariyemera agerekaho n'ibyo niyemeramo. Uvuga yuko bavuga yuko ngo wiyemera ngo ufite Imana ihambaye, aturi umutunzi ati kandi udatunze. Wababwira iki? Ndi umutunzi w'ibyisi, w'iby'umwuka. Iby'isi n'iby'umwuka ngo wibeshyera ko bifite. Ndiyaminiya, ahubwo ngiye kurushaho kwiyemera cyane. Ega ntariyemera ubundi ninde wanyemera? Confidence nteramwe abantu n'ukwiyemera. Mwabadamu mwe muri kunyumva mutangire mwiyemere. Confidence zo kwiyemera zibinjiremo. Abajeni muri kunyumva mugomba kwandura umwuka wo kwiyemera, mukiyemera. Hanyuma abanyamakuru namwe mugomba kwiyemera. Kwiyemera ni confidence, kwigirira icyizere. Mbere yuko bankunda abanyarwanda ndikunda. Mbere yuko abanyumva kuri canu umva je ndiyumva. Mbere yuko mukanda hahandi ndahikandira. Mbere yuko muvuga Joseph ndivuga. Mbere yuko muvuga ko nambaye neza, mbanza kwireba ko nambaye neza. Mbere yuko muvuga ko nsa neza, ndabizi konza. Confidence ngomba kwiyemera. Pastor utiyemera ninde uzamwemera? Abo bantu bavuga ko niyemera ntabwo bazi ibyo barimo.
kuko pastor agomba kwiyemera, ugahagara imbere wiyemera ko ufite amavuta ugiye gutegeka indwara zigakira, ugahagara imbere y'abantu wiyemera ko Imana yaguhamagaye ushaka kubwiriza ubutumwa naho batabwiriza. Confidence ni ukwiyemera, kwiyaminiya, kwiyumva ko kwigirira icyizere, kumva ko ubishoboye. Aba bako niyemera ko mbarusha Imana, rero ko mbarusha Imana. Imana ntawe uyirusha undi, ahubwo turushana amahame yo kuyizera no kumenya imikorere yayo no kuyakira kugira ngo igukorere no kumenya imbabazi zayo. Ibyo rero ntabwo ushobora kumbwira ngo ndiyemera ko Imana inkoresha. N'abanyarwanda barabizi, n'amahanga arabizi, n'abapagani nyuze Kimisagara mu tubari mvuze baravuga ngo dore Yongwe wa wundi, bose baranzi ko ndi umukozi w'Imana. Ntabwo rero ntanga itangazo, nta nubwo abantu bemera Yongwe bemera Yesu uri muri Yongwe. Yesu uri muri Yongwe aremeza, Yesu uri muri Yongwe ni number 1, Yesu uri muri Yongwe ni umukiza ku bari ku isi hose, Yesu uri muri Yongwe abohora imfubyi, abohora indushyi, abohora abanyamibabaro. None ega twibukiranye ikindi, Yesu yarabwirije mu mudugudu w'iwabo, abantu ntibamwemera. Abanyarwanda, reka mbwira aba bapastoro batanyemera, umvise, nimutanyemera muri abapastoro ngo muze munyigireho, mbazamure mu kwizera, mbazamure muri business, mbazamure mwiyerekwa, mbazamure mu masengesho, mwikonegite ku mavuta Imana yansize. Muzemera mu minsi iri imbere, muzemera mugiye ku kibuga cy'indege mwicaye muri Eya Yongwe hari ibugesera ngomba kugura indege, ibyo bizaba. Muzemera mubonye ama etage muri gusaba imiryango yo gucururizamo, muzemera mugiye Gisenyi mu Ruhengeri mugiye kugura amatike musanze handitseho Yongwe, muzemera muri kumbona kuri za televiziyo za Raifu, muzemera mwaje kuvuza abana muri za clinique Yongwe, muzemera. Barambwira ngo ndiyemera kubera ibyo mvuga. Asiwe abapagani bako babigira, abapastoro batizere ndavuga iby'Imana izampa bakavuga ngo ndiyemera. Kwa abapagani babigira, kaswe Joseph usenga Imana itari umusenzi, Imana irabinyima ibihe nyina mwa abapastoro, Imana irabinyima ibihe se, Imana irabinyima ibihe mu byaro. Umwana ifite ni jewe, nawe uri umwana wayo niba ubyize, akira imigisha yayo mu izina rya Yesu. Ayidigire mini dig, kwiyemera ni confidence mfite. Hanyuma ibyo abango ndiyemera ngo ndi umukire, none se ntari umukire ubona ndiki? Tukwiye kuva ku rwego rw'abakire tukarenga urwego rw'abaherwe, tukagera ku rwego tugatunga amamiliyari n'amabiliyari, za miliyari, za biliyari, ibyo byose tukabitunga mu mitungo dufite yo gukoreshereza Imana, tuzabigeraho. Naho rero kwiyemera mu mujyi wa Kigali, iyo ufite aho utuye mu mujyi wa Kigali, iyo abana biga neza mu mujyi wa Kigali, iyo ufite imodoka ugendamo, umugore akagira iyo agendamo, ukareba televiziyo, ukagira firigo muri salo, ukagira imyenda wambara, ukaba ufite ubushobozi bwo kwigurira icyo ushaka utiyaminiye muri Kristo Yesu, ibyo wagira gute? Cyane icyo navuga ngiki, abavuga ndiyemera, abo ni ishyari, n'umwuka wa Gahini, ni wa mwuka watumye Gahini yica Abeli. Ba Gahini rero bagomba kumbaza inzira nanyuze kugira ngo igitambo cyanjye Imana icyemere, mbere ku buryo batanga igitambo cyabo n'ab'Imana icyemere. Ni umwuka rero wo kwiyemera. Je ntabwo niyemera, kuko umunsi muzamenya ko niyemera ni umunsi nzababwira ko ntabaye munsi y'isoko rya Nyarugenge kuri puberi yahabaga. Umunsi nzababwira ko niyemera ni umunsi nzababwira ko ntagiye Iwawa, ko batanjyanye Gitagata. Umunsi nzababwira ko niyemera ni umunsi nzababwira ko ntafunzwe muri konteneri Remera. Umunsi muzamenya ko niyemera ni umunsi nzababwira ko ntakoze ubukwe mvuye mu gashamburete nabagamo. Ubu rero ahubwo nibareke benye kusema batasema batachoka, mutaona kabisa imbere yanjye ni heza. Kandi ikindi nshobora kubwira abantu bashobora guhaguruka barwanya ibyo mvuga, Abanyarwanda ni mutabyemera, Abarundi birirwa bampamagara banyinginga. Abarundi nabo nibabirambirwa, ndambuka muri Kongo nce Gisangani, feri ndayifatira hehera Kinshasa nibatabyumva ndamanuka South Africa, ndamanuka Botswana, ndamanuka Namibia, ndamanika hariya za Rusaka. Rwose turi bwino, mwacoma bwino, indimi zaho ndazizi,
turambuka za Zimbabwe hariya rwose turaza kuhabwiriza amafite abantu batwumva, turakomeza turambuka i Burayi hariya za Norvege, za Australia, za Canada, France barakurikira na idigiri mini digi, abantu barakira ibitangaza by'Imana, aho niba tatwumva turavansa, turatega Amerika hariya rwose Washington, ziriya leta 50 ndakira abantu benshi baratwumva barizera. Ejo nakire n'umuntu wize idigiri mini digi ajya gukorera perime, atanga ituro ry'uko yabonye perime, ahita mitampanura yuko agiye kubona ikamyo. Ejo nakira irindi Imana yamuhaye ikamyo, turambuka Canada hariya Toronto baradukurikira. Ubwo se umuntu nk'uwo wamuzimya gute? Wamuzimya gute? Wowe urajya kuri cano wumve wazimya umuntu nkanjye? Abo baba bashaka kugira ngo ahubwo nimukora ibiganiro bashyireho ifoto yanjye hanyuma babakurikire babone ibyo kurya. Abo ni abantu bakeneye gukomera binyuze mu muhamagara Imana yamamaga. Ahubwo nibazi bahinduke ba Elisa, bantwaze ikote, bantwaze Bibiliya, kuko iyo ugendana n'amavuta iyo ugeze ku nyanja umunyamavuta arakwambutsa. Iyo ugendana n'umunyamavuta, iyo ugeze aho bapfa, umunyamavuta ufata ku ikote rye ntupfa. Iyo ugendana n'umunyamavuta wasizwe amavuta, iyo muhuye urya inyama ubuzima burahinduka. Abantu nibikonegite. Ndi kwakira pastor bavuye mu bihugu bitandukanye jewe bikone Amerika bari konegita cyane idigiri mini digi. Niba hari abantu bakurikira ibyo mvuga n'aba pastor bari muri Amerika, bari muri Canada, bari i Burayi, bavuga ati Joseph dukeneye kwizera nk'uko Imana yagukizemo, dukeneye amavuta akiza abantu, dukeneye ibitangaza nk'ibyo biriho. Niba pastor bikonegita, mfite amatorero atari hasi y'ijana mu bihugu bitandukanye i Burayi no muri Amerika, mfite ubutumire bwayo bantumira. Ndabanza mbwiriza iki gihugu mu izina rya Yesu, nshakajagari k'abadayimoni aho bangejeje, aho mwangejeje mw'abadayimoni mwe, indaro mbi mwandaje, igisuzuguro mwasuzuguye mu izina rya Yesu. Ndabanza ncagasuzuguro, nindangiza rero ndarya ibyimejeje mu muhamagaro wanjye, nimara kurya ibyimejeje ndabitema nzarya n'imicwira, niko Bibiri ivuga. Imana ro bikonegite, nta mavuta ya Joseph ntabwo nzasima, nzaguma kwaka. Umugore wanjye ntabwo yanzimya, abana banjye ntabwo banzimya, situation y'ubukene ntiyanzimya, nta bukire bwanzimya, nta kintu na kimwe cyanca mu butayu no mu masengesho. Kuko niwo nkurira gusigwa, niwo nkurira kugira imbaraga. Kandi naho turagera, naho ndashaka kwavansa igicucu gikiza abantu nka Eliya na ba Petero. Ndashaka kwavansa nk'abo ba Salomo, nge nohereza amasogisi n'amakote bagende ahita hagarika za Nyabingi mu buryo bw'umwuka. Ndashaka kwavansa no mu bukire, ndashaka kwavansa. Imana imifatika bigaragara, abanyarwanda ntibemera amagambo, bemera imirimo. Pastor, tugana ku musozo, ubutumwa watanga? Ubutumwa natanga na idigiri mini digi. Igihe cyo gukora Zaburi 119 umurongo w'126, igihe cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye ku muntu wese wizera ibyo mvuga. Igihe cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye ku muntu wese wizera ibyo nkora. Kwizera ni ukumenya ibyiringiro udashidikanya. Hari ibintu ugomba kwanga mu buzima bwawe, ukabyanga ukabivugiriza induru, ngo suyu muhamagara Imana yampamagaye, subu ubuzima ijuru ryampangiye, ukabyanga. Ihame rya kabiri, icyo ntangariza abantu, tugiye kubwiriza ubutumwa bwiza, dukora ibiterane nyuma y'iki cyorezo. Umva, Imana iramanura umuriro n'ububyutse n'ibitaramo, abantu baratwumva, abandi baratega indege, turabatiza abantu mu bihugu bitandukanye, kuko abo tukoreye deliverance bose barakiye barabohoka. Ubu rero umugisha wavuye mu Egiputa waje mu Isiraheli. Amen. Uri kubyumva? Umugisha wavuye mu Egiputa mwaba Kristo mwe waje mu Isiraheli. Abapagani batujyanye imigisha, igihe kirageze natwe dutunga ibifatika, dukorera Imana mu bifatika. Ya nduru yakajagari k'insengero tuyisohokemo, abantu bubaka insengero zikomeye, abantu bashinga ibigo bikomeye rwose. Abapastor musonge mbere mu masengesho, mwikonegite, ndi mu ruhande rw'ababasengera n'ababakiyikira. Murakoze rero. Nomero ni 0788 54 11 18. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, gutegeka umugabo wagutaye ni nonaha, gutegeka ukabona fiance ni nonaha, icyo gihungu mukundanye cyanze gufata ibyemezo, kukubwira gusaba no gufata irembo ni nonaha, kwirukana indwara mu bana ni nonaha, gukiza posele gidi ini hall li karakita ya ango degi ti karango de bode kita lesa papa kanso ene hall. Hallelujah. Ni nonaha rero.
mwikonegete mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Ndasenze kugira ngo umuntu wese uzumva iki kiganiro imbaraga z'Imana zize, akajagari k'abarozi, akajagari k'abapfumu, umwuka wa karande n'inyatsi, umwuka w'umutongero uri kuri buri muntu wese, ibyazinze ubuzima bwawe, ibyazinze amahirwe yanyu, ibyababujije kwakira no kugeraho Imana ibashaka, ndabihambiriye ni mu izina rya Yesu, mbihambiriyemo, ndabitegetse ni mu izina rya Yesu, mbitegetsemo. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kwakira icyo ukeneye ni nonaha. Injira mu migisha y'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yes, Imana ibaha umugisha cyane cyane, kandi na Pastor Imana imuhe umugisha. Pastor, ongera usubiriremo nimero yawe ya telefone. Nomero yanjye ya telefone ni 0788541118. Ubwo nanjye ndaza kwishyiraho ku buryo wayikenera uwo ari we wese. Ahagaragara bakire babohoke bazuke, amen. Wakenera kuguhamagara ndayishyiraho, haze yakuvugisha akaguhamagara, ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Na yari Yawe TV, njyewe nari Emi Nyawe. Imana ikomeze kuba umugisha, kandi mukomeze kwizera ibyo Pastor ababwiye, mujonjora ibikwiye kujonjorwa mu izina rya Yesu, amen.